Mwiriwe kandi muraho, nitwa Ingabire Mado, ndi umubyeyi, nifuje ko twajya tuganira ku ijambo ry'Imana. Hari ukuntu umuntu akubwira ati njyewe ntabwo nzi gusenga, cyangwa ati njyewe mba numva iyo nsomye ijambo ry'Imana bitandyoheye cyangwa sinzi no kurisoma. Nifuje rero ko twajya tuganira ni gute umuntu yasenga, ni gute umuntu yasoma ijambo ry'Imana, ni gute umuntu yakura mu buryo bw'umwuka. Ntavuze ko wenda njyewe ndi umuhanga kurenza abandi cyangwa se kubarusha, ahubwo ni ugufashanya. Hari urugero umuntu aba ariho ariko yaganira n'abandi akagira n'undi rugero ageraho, mbese ugakura mu buryo bw'umwuka. Hari ukuntu umuntu asenga isengesho ukumva ni iry'umwana mu buryo bw'umwuka ariko twabyita. Hari ukuntu uganira n'undi mugafashanya ukagera ahantu ugera. Nk'uko ijambo ry'Imana riravuga ngo uko icyuma gityaza ikindi ngo niko umuntu atyaza mugenzi we. Rero nifuje ko twatyazanya tugafashanya, kuko muribuka kera, wenda abari batoya ntabwo babizi, mu gitabo cy'Ikinyarwanda twiga mu wa kane muri primaire, ndumva ari muri iyo myaka, habagamo ngo umusaza yaganirije abana be ngo afata inkoni zari nyinshi arazihambiranya, noneho ngo abana be bajyaga bashwana b'abahungu bakarwana ntibumvikane, ngo afata inkoni arazihambiranya ngo ahereza umwe, amwe ati ngaho zivune, ngo ashyira ku ivi ziramunanira, ahereza undi ashyira ku ivi ziramunanira, bose zirabananira. Noneho arabwira ati reka mbereke, arahambura afata inkoni imwe aravuna, afata indi nkoni ya kabiri aravuna, inkoni arazivuna arazirangiza. Abwira abana bati urabona ukuntu izi nkoni nzivunnye kuko nabanje nkazihambura. Abwira ati namwe rero nimuba umwe mugakundana mugafashanya, ntawe uzabasha kubavuna, ntawe uzabacamo ngo abangirize. Rero niko natwe abana b'Imana dukwiye gufashanya tukaba umwe, ntidutatane, Satani ntaducemo ngo uyu nguyu avuge nabi mugenzi we, uyu nguyu ngo avuguruze mugenzi we, ahubwo tugashyira hamwe tugahambira ku mugozi umwe, tugahambira umuba umwe, tukaba umwe, tugafashanya mu rugendo rujya mu ijuru. Ukomeye agafasha uworoheje, umukuru agafasha umutoya, bityo tukabasha gufatanya tugatererana ingabo mu bitugu, tukazagezanya mu bwami bwo mu ijuru. Nicyo nifuza ko twafashanya tugatera intambwe ndende tukazagera mu bwami bwo mu ijuru, hatagize usigara, hatagize ubura. Yesu ajya kuva mu isi yaravuze ngo data, ngo abo wampaye bose ngaba, ngo nta n'umwe wabuzemo keretse umwana wo kurimbuka. Ngo rero ngo ndabasabiye ngo ubarinde umubi. Rero rwose mureke natwe dufatanye, dufashanye, he kuzagira usigara, he kuzagira ugwa mu nzira, ahubwo dukomeze twese tuzagezanye mu bwami bwo mu ijuru. Nicyo cyifuzo numva mfite. Rero dufashanye, nzajya mbaganiriza ijambo ry'Imana, nzajya mbigisha ni gute umuntu yasenga n'ibindi byinshi bifasha umugenzi kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Murakoze, Imana ibahereze umugisha.